cano zabo ngo umukuri wa fofo ngo umukuri wandi byabanejeje byabashimishije bajyavuga ngo umugabo mugaseka imbohe aho mudamu kera abadamu babaga bagiranaga ibanga niyo umudamu igitenge cyamucikiragaho apana hano imbuga ya mbere gusyo imbuga nyakabwana ni umutipe utereta umugore w'abandi urabizi ko atari umugore wawe cyangwa se atari sheri wawe urabizi ko mutazagumana ukajyaho ukamutereta ukamwinjiza box sawa akakwizera wo muteje dayimoni iramufasha dayimoni iramwongoje ngo akohereze we dayimoni video tubwizanye kuri we barakwizeye uri umugabo kandi uri kuvuga uri gutereta wagira ngo uri umugabo ugahita ufata ya video ukayohereza abantu bose aho bumva mukagera bahawe video bakazohereza ntabwo dushimye abazi bahaye ariko ni mwe mbuga za mbere gusyo imbwa za kabiri nizi rero madamu wa Nahise Ndatabaye ntituziranye cyetse wenda nimba ro kurebana ku social media ako guys nababwiza ukuri ko iriya foto ari inkorano iriya foto ni inkorano sha abantu mutazi bya media habe ni ya fofo okay iya fofo yambu cyane abantu banje nizere ko aho muri mumeze neza cyane turi kwa mbere tariki 11 guys nje kubereka video zo mutabonye video mutigeze mubona iya fofo ya Nahise Ndatabaye madamu we ya Nzabakiza n'izindi guys mbere yuko nzizana hanizo ndi buzane ndashaka kugaruka ku ba content creator bagenzi banjye nakomeje guceceka cyane ariko murimo mwangiza murimo mukora ibintu bitagakozwe murimo mukora ibintu by'ubucucu by'ubugoryi bitari byiza impamvu bitari byiza hari nk'abamama usanga bafunguye cano zabo ngo umukuri wa fofo ngo umukuri wandi byabanejeje byabashimishije bajyavuga ngo umugabo mugaseka imbohe aho mudamu kera abadamu babaga bagiranaga ibanga niyo umudamu igitenge cyamucikiragaho apana hano ku myanya nyibarukiro reka mvuge gutyo hano hasi abamama bahitaga bazana ibitenge bakoraga ibishoboka byose ku buryo nta mugabo n'umwe wamenyaga byagenze gute abamama cyangwa se abari barabo guhishirana ibanga gufata ibanga ikintu kirimo kintangaza kano kanya rero ubu ngubu reka nze mbereke ino video ndandika ngo izindi video zirasohotse ngo Nairobi Kasarani I swear muraza kumbwira views kuki abantu mushaka ibintu bitubaka ibintu bijyana isi mu kurimbuka ibintu bijyana ubwoko mu kurimbuka umumama ewana w'abana bangaye men murimo murabyara usibye nawe ubu wasanga usakuza gutya izawe bafite ari nyinshi ahubwo umunsi utaragira nagenze gake uri murata ukanabisobanuriraga ukajyaho ngo fofo nguririmba ha ngo ajya aririmba afashijwe kubera ko yashize video hanze ngo madamu wa Nahise Ndatabaye reka rero mbabwire guys mureke gufana ibintu biraho by'ubugoryi iriya foto erga mukayitaka ngakoresheje ngo 17 Pro nashaka akoreshe 20 inyungu zawe ziri he sawa nimba ari na media irimo yishyura men kuraryaga ibivuye muri buriya bucafu
uyu mudamu bamubeshye ntituziranye, nahise ndatabaye tuziranye, cyetse wenda nimba ari kurebana ku masocial media. Ako guys, nababwiza ukuri ko iriya foto ari inkorano, iriya foto ni inkorano sha. Abantu mutazi bya media cyangwa se mutazi byo kweditinga no guhuza n'ibiki, iriya foto si yuriya mu mama. Ibyo kandi ndabibabwiye, wowe uyifite ubisubiremo birebe, mureke gusebyanya nta kamaro. Ubu nimba nkwanze mpite mfata ifoto nshyire hanze, habe n'iya fofo. Okay, iya fofo hari ukuntu bafashe igice kimwe yakoze bongeraho ibindi bice bitari ibye. Isi inyungu ziri he? Inyungu zirenda cyasubira kuri ba mama n'abapapa. Sasa ubundi abantu b'abapapa bangaga manjwa, abantu b'abagabo ntabwo bajyaga mu busutwa. Rero uricaye imbere ya kamera umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ngo urango uri kuvuga ngo kumupuri ngo wande ngo ku bintu bidafite rimwe na kabiri. Guys, uha mugabo we, simvuga izina ryawe, we wicaye imbere ya kamera ngo nguraho ngo operasiyo. Bundi zo operasiyo kuki utazikora ku kintu kizima? Bifite byinshi byo kuvuga, turi kwimena inda, turi guterwa tukitera. Umunyamurenge n'umuntu wubashwe, n'umuntu uzimana. Noneho bari kugenda bagahita bizana ngo araririmba, akavuga na groupe iririmbamo. Ibya groupe urabishaka wiki? Umugore ngo Nice ndatabaye, wavuze izina rye paka bamenye umugabo, bamenye se, bamenye na nyina. Inyungu uzifite ziri he? Byananiye kwihanganira kabisa. Ewana, ntabwo nabona abantu bacuranye ngo nanjye ncurame nkabo. Ngo nzabakiza ngo w'umuyumbe. Akuri kugashyiriraho iki? Nabayumbe bose men? Ntabwo ari abayumbe bose. Nta nubwo kwitwa umuyumbe na Bibiliya sinzi neza, ariko mwe murahazi ngo nta muntu uragera ahantu ngo umwanzi atageza umwana. Kuki ushaka kwibukiranya ko ari umuyumbe? Deja n'uyu nzabakiza umuntu wagiye aragambana, noneho ewana sinzi ukuntu umuntu agiye kubaho. Urafata video ubundi reka mvuge, hari imbuga zibiri muri iyi game cyangwa muri iyi mihanda. Imbuga ya mbere gusyo, imbuga nyakabwana, ni umutipe utereta umugore w'abandi. Urabizi ko atari umugore wawe cyangwa se atari sheri wawe, urabizi ko mutazagumana, ukajya ukamutereta ukamwinjiza box. Sawa, akakwizera, wowe muteje dayimoni iramufasha. Dayimoni iramwongoje ngo akohereze we dayimoni video. Tubwizanye kuri, we barakwizeye uri umugabo, kandi uri kuvuga uri gutereta bagira ngo uri umugabo, ugahita ufata ya video ukayohereza. Abantu bose aho mva mukagera bahawe video bakazohereza. Ntabwo dushimye abazibahaye, ariko ni mwe mbuga za mbere gusyo. Imbuga za kabiri nizi rero. Ngo video ngo kanyohereze, ngo reka ndebe. Urareba iki? Nyuma yo kureba ngo reka nshire hehe kuri media. Utaniye he n'uyu mutipe bayohereje akayohereza. Sawa, nimba nkubwite mfite ifoto ya runaka, mfite video ya runaka, ikintu cya mbere bambwira ati yime. Sawa, nyiguhe. Nimara kuyiguha wiruka nkujye kwishyira hari. Wowe na yambwa ya mbere yabahaye video kayitanga, nawe ugiye kuri publicity. Urasegira ngo baba bazitanga mu publicity. Ako saba ari mama wawe cyangwa se mushiki wawe cyangwa se umuntu wawe wa hafi ukayibona, wakwirukira kwishyira kuri YouTube, wakwiruka kugaya babishizeho. Guys, mwaritse tugatekereza, mwaritse media tukayikoresha neza.
views z'ubwambure nizo mwumva mushaka gutwikiraho. Ese umunsi batazambura noneho mugiye kwicwa n'inzara turaje tubabone. Umunsi batazambura mugiye kunanuka, mugiye gushira, cyangwa umunsi bazamenya ubwenge bwo kuzohereza viewers cyangwa se umundi bwose. Guys, mwaritse cyane ngenda abwira aba content creators, men dufite byinshi twavuga bikatwubahisha no mu mahanga tureba. Dufite byinshi twakora, dufite impano, dufite abaririmbyi, dufite abakinyi b'umupira, dufite abakinyi ba filime twazamuranye. Kuki mutajya ngo muvuge ati runaka yasohoye indirimbo nziza, ugerageze kugira ngo abandi bamuheshe iki, bamuhe iyo support, bamuhe iyo promotion. Yasohoye filime nziza, ni umukinyi mwiza, uyu muntu afite impano, muhitindeho muyizamure. Abanyempano barihiringa, baragenda bakavunika, bakagira bate, bagakora ibishoboka byose. Ntabwo mubitayeho muri mu bucafu gusa. Yana babwiye ati sinkunda gusakuza n'abantu, sinkunda gutukana n'abantu, ariko hari uducano dukeya duke ngiye kunyuzaho umukubuzo gutya, dukubura dustbin nkafunika ngashira ku ruhande, kubera ko kandi igitangaje rero buriya namwe mwebwe mubivuga, mwebwe ntabwo muza amakuru, nimwe mutarishasha, turabazi. Shira muri comment uvuga abandi atarishasha, kananye nimba ntarishasha, ariko niyo ntabashasha ntabwo najya gupromoting. Ubwo sereka mbanze nkubaza umwari w'abandi, okay, video yasohotse, ibyo nibyo agomba gukemura n'urugo rwiwe, bakamenyana, bakamenya uko babigenza mu ibanga ryabo. Wowe uragiye ubishize hariya, ufashije iki? Uzi ngo urabiciye cyangwa urabyamamaje? Yambwa yatanze video bayize, none se umuntu urajya kwa uploadinga video ntibaka uploading ibya runaka, urajya kwa uploadinga video ngo boom ngo nzabakiza, urajya gushiraho video ngo boom. Abastari dukora iki? Mbona murimo muturyana hiti, tuvaneyo tuziture. Ariko naroni Gaston Ilunga papa wanje, shiraho filime dustbin hasohotse ngo nimba ari runaka ngo video nshasha. Papa Legend dustbin ngo hasohotse ngo yanzabakiza. Bare wisi abana bazimye batuje rwose, impano zirimo zigenda zirigita, cyangwa se niba ari yo game, niba ari ko imihanda ihagaze, niba mubona ko video z'urukozasoni arizo zitwika, gaso tubanzirize papa Lewis umushumba pyo mupati de yasore k'ibintu by'indirimbo shira hanze satani. Ariko mwatekereje kenshi nk'abantu bakuru, simfite guca bazisohora nabo niba bibarimo, ariko nkawe ugenda ukabikwirakwiza. Ese reka mbanze nkubaza, umunsi uzasebye umwana w'umukobwa, yego satani yamwandaritse arabikora, ukajya ukamusebya, ukamusenyera urugo, ukamusenyera indobo, ntureba nka Trezor yari ifitiye ubukwe, muraho ngo amavideo mwebwe yanyu. Ese reka mbanze mbuze n'ikintu mvugaho bigeze. Reka nkubwire wa muntu ukomeza usebyanye, umunsi uzasebye umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu akimanika akava ku etage agahanuka kubera uruhare wabigizemo, we nako ka YouTube kawe muzabaho neza, uzagaruka nabwo bivuge ngo yiyahuye ngo kubera ngo ibi nibi. Mwatekereje cyane, murasenya ingo z'abandi bimerewe. Guys, aba content creator sinshaka kuzagaruka mbavuga amazina pe, simbishaka. Man mumenye, yesi ishyano ryaguye mu rugo rwabo, surwawe
wowe uhamagaje amakamera n'amaraptop ngo ushutinge weditinge, ndi kukubaza umunsi uzakora icyo kintu umwana w'abandi akiyahura akagira uko yigenza, depression zibaho turabibona hano hanze, akiyahura, uzamuzura cyangwa wowe uzakomeza ugenda ujye uvuga ngo abandi ni abarozi? We nta nubwo uri umurozi, uri umwicanyi. Ndabasabye guys, reka noneho ngaruke gutya, ndabinginze bana ba mama, basangira ngendo, abo duhuje imihanda, tugerageze dukoresha impano, tuvuga ibikwiriye kuvugwa, ibitavugwa tubireke kabisa. Pe ibyinshi narabibonye, ndihangana, ndaceceka, sinkunda ayo matiku, none harimo ibyo ngibyo yo. Ariko gitangaje nababwiye, ndaje nandike ngo izindi video Kasarani urebe, kandi hari ibindi bikorwa byagiyeho. Abantu mushaka iki? Mushaka iki? Kuvuga ati kubera amafaranga reka mbikore, maze abandi nabo suguhurura mukaza mwiruka ngo muje kureba niki, ngo nzabakiza, ngo ni umuyumbe, kandi ntabwo mushaka kumenya ngo hari uwamugambaniye, ntabwo mushaka kumenya ngo izi video barazeditinga. Koko nk'umuntu wubonye ifoto ngo madamu runaka ukaba razindutse kuri YouTube. Reka nsoze kuko nkunda gukora video nk'izi sometimes, ntabwo ari ibintu byanjye kuko mfite impano zanjye nkoresha, ntabwo ndira ku busa bw'abagore cyangwa se abagabo. Reka nsabe iki kintu, shuti bavandimwe mukoresha media, banyamurenge kazi, ibi bintu mureke bijye biza, tubihambire twite dustbin, nta nyungu irimo pe. Ndabizi bamwe muranyigononwa, ndabizi bamwe murangenda, mubifate tubihambire, tubishyira hariya. Ikindi reka nsaba abantu bakunda gusenga, byahozeho hakaza indwara igatera, hakaza intambara igatera, hakaza ibyorezo n'ibindi, abantu bagafata umwanya wabo bagasenga, kandi Imana ikagira icyo ikora. Kansaba abantu basenga, kansaba abapasiteri, kansabe abanyamasengesho. Nta rusengero nzi rutagira abanyamasengesho. Mureke dufatanyirize hamwe, dufate igihe dusengere iyi satani. Iyi satani iri gusenya urugo, igasenya imiryango, imirara, wabo umuhungu ni wabo umukobwa, igasenyera abana babyaye. Ngaho ibaze wowe ubishyira hanze byoroshe, ufite umwana wawe, bari kubishiraho abana kino gihe benshi bafite amatelefone, ama iPad, bareba byinshi bitandukanye. Umwana wawe yibone ngo mupori wama. Narindi ku bantu dusenga, tugerageze no kuri dufata igihe dusengere bino bintu bigende bishire, nta kintu bimaze, ni icyorezo nk'ikindi, ni icyorezo kakaduta, ni icyorezo kakajangara, ni icyorezo kutundi turwara twagiye tuza, amavunji, bishute n'ibindi. Tubisengere kabisa. Ibi byo biranarenze nimbe n'amavunja n'izina ry'Imana kuri ibi bintu. Reka mbasabe guys, ibi bintu bigende bishire, usemvuge gute, mureke Imana arizo zikora. Dukoresha dufite abaririmbyi, dufite indirimbo zirimo zisohoka, dufite indirimbo zirimo ziza, tuzitegura, tuze promotion, muze murebera handi. Ni hehe wabona ngo yagize gutya, none uri gusebya umuntu mwene wanyu, uri gusebya abanyamurenge bose. Reka ndekera aha ngaho, ndabizi hari abavuga ngo nigeze umunyabwenge, usibye ko nabugira ntabwo mpuye nawe uri kubitekereza. Guys, reka ndekera aha ngaha, aba content creator nabinginze, hanyuma namwe rero mugenda mugatanga izo video. Ni Imana yonyine, mwebwe nabashinga abapasiteri, nabashinga ababishopu, Masengo urabyumva, Christophe urabyumva, n'abandi kabisa. Nimwe bantu mwasengera ayo mapepa akava mu bantu gitwaza rwose, gitwaza jya ku musozi rwose, udufashe. Turimo duseba, turimo dutibara kandi bidakwiriye. So rero guys, n'ubushize narabivuze,
kandeke gutinda muri menshi. Content creators mugende mwiba bitabaye ibyo none ndabazira umwe ku wundi umwe yababa we hari umuntu gutuye hano haruguru hari ikigore gituye hakurya hariya n'abandi sinshaka ko bigeraho ngaho muve mu bintu bidafite rimwe na kabiri ndabakunda ciao ciao.